Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bikorane namwe. Ikaze mu ngoro y'Imana dukesha umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo wabonekeye hano akatangira ubutumwa bugenewe isi yose, ariko icy'ingenzi ari ukutugarura kuri Yesu Kristo Jambo w'Imana wigize umuntu mu nda ye kugira ngo dukire. Twakiriye rero abarimu bigisha muri Paruwasi ya Karenge bakoze urugendo nyobokamana barangajwe imbere na Padiri Kanyamihigo Ildefonse murakaza neza, bari kumwe kandi na Padiri Alfred Niyomwungiro umuturanyi hano i Nyarushishi, akaba yabaherekeje bamaranye agaheba sengana. Twakiriye abajene ya formation bajene barangwa n'abasalesiyani murahari mbese. Petit seminaire y'Indera ubwo baraza nyuma. Twakiriye kandi n'abana bacu babana n'ubumuga bwo kutabona, bakaba kandi ari nabo bagiye kudufasha kuririmbira Imana tuyisingiza ndetse banadufasha kumva ibyanditswe bitagatifu badusomera. Uyu munsi kandi ni umunsi w'abarayiki, turifatanya rero n'abavandimwe bo mu rugaga rw'iyamamazabutumwa Gatolika umunsi mwiza. Abarayiki b'abaparotini basabye misa yo gushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya ko bababaye hafi mu gutegura amasezerano yabo mu rugaga rw'iyamamazabutumwa Gatolika. Turifatanya nabo mu gitambo cy'Eucharistia muri iri sengesho basabye ibintu byacu. Umuryango wa Bizimana Andrea na Nikuze Françoise turifatanya nabo barashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya kubw'impano y'abana b'impanga bibarutse, barabasabira gukura neza no guhora barinzwe n'Imana. Turifatanya kandi n'umuryango wa Bizimana Emmanuel na Jose Uwimana bashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya ibyiza badahwema kubagirira. By'umwihariko barashimira ko binjiye mu rugaga rw'iyamamazabutumwa Gatolika kandi bagakora n'amasezerano muri urwo rugaga umuryango w'abaparotini. Turifatanya kandi n'Uwimana Jose ushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya ko bamufashije, akaba amaze imyaka 25 ari umukarizimatike. Turifatanya n'umukristokazi usabira Dominique, César, Moses, Kizito, Anthony, Small Host ngo bagire umugisha n'amahoro bituruka ku Mana. Twakiriye kandi na Musenyeri Kizito Bakuzamigo utuyoboreye iki gitambo cy'Eucharistia duturira hamwe twese. Nyongere nibutse ko nta ndorerezi ibaho mu gitambo cy'Eucharistia, twese batisimu twahawe yatugize imbaga nsaserdoti, ingingo nzima z'umubiri muzima wa Kristo, umusaserdoti mukuru, umuhanuzi n'umwami. Nyakubahwa Musenyeri, turashaka kubona Yesu. Murakoze kutwikuriza. Ikaze mw'ingoro imbere n'umubyeyi Bikira Mariya. Ni amahirwe kubona kuri iki cyumweru tubashije kuza kuhasengera, twiteguye kwakira ingabire Imana ishaka gusesekazaho, kwicisha bugufi imbabazi z'ibyaha byacu. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose
ishobora byose tubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
nyagasani mana yacu, we watumye amaraso y'abahowe izina ryawe ari imbuto yera abandi bakristu, gira impuhwe maze umurima wawe kiliziya wuhiwe n'amaraso y'abatagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be uye kuba uruhuka imbuto nyinshi. Tugusabye kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ibyo tugiye kumva mu isomo rya mbere, abaho kwemera b'Abayisiraheli. Umutegetsi uruta Imana yaba nde? Abaho kwemera batwibutsa ko ntacyo habe n'urupfu cyabuza abantu gukunda Imana kuruta byose. Tubyumve. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe. Bukeye baza gufata abavandimwe barindwi hamwe na nyina, umwami abakubitisha imikwege n'imideri bimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese icyo tubaza cyangwa wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Igihe agiye kunoboka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu. Ahera ko azana ururimi nk'uko bari babisabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana umutwaro ati, iyi myanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye yayisuzuguye kandi niwe nizeye ko azabinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinduraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa, basingira uwa kane nawe bamubabaza muri ubwo buryo. Agiye kunoboka aravuga ati, ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu, gupfana icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko udateze kuvukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana.
tugiye kuva mu isomo rya kabiri. Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Intore z'Imana ntizibura gutotezwa, nyamara muri byose zigatsinda kakahava ko zihagarikiwe n'Usumba byose. Pawulo ati, natwe nta cyadutandukanya n'urukundo Imana idukunda. Tubyumve. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yitarimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kimwe nawe? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ko Imana iziha kuba intungane. Ninde uzazicira urubanza? Ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse muri iburyo bw'Imana, akaba anadutakambira. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se? Cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo, ku mpamvu yawe baratwica umusubirizo, batugize intama z'imbago. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ijuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana idukunda muri Kristo Yesu Umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia.
icyo gihe Yesu n'abigishwa be bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana bituma badashobora kugira icyo barya. Nuko bene wabo wa Yesu babyumvise baza kuhamuvana kuko bavugaga ngo yasaze. N'abigishamategeko bari bavuye i Yerusalemu baravugaga ngo yahanzweho na Belizebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Nuko abakoranyiriza iruhande rwe ababwirira mu migani ati Sekibi yabasha ate se kwiyirukana? N'umuryango wabyaye amahari nawe ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanya kwicamo ibice, ntabwo agikomeye, ate kaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahura ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byabo bakoze byose, ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi n'Imana, ahubwo azashinjwa igicumuro cye giteka. Yesu yababwiye ibyo abitewe n'uko bavugaga ngo yahanzweho na Roho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. usanzwe uba ku itariki ya 3 y'uku kwezi turimo, ariko ukaba yimuriwe ku cyumweru kugira ngo abakristu benshi bagire amahirwe yo kuyizihiza. Uyu munsi kandi ni umunsi wa Barayiki. Kubera iyo mpamvu umwepiskopi Papiyasi Nsengimana wa diyoseze ya Byumba ushinzwe komisiyo ya Barayiki yanditse urwandiko ngiye kubasomera mu ngingo zarwo z'ingenzi. Atangira agira ati: bakristo bavandimwe, nk'uko bisanzwe buri mwaka Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihimbaza umunsi wo kuzirikana ubutumwa abarayiki bafite muri Kiliziya, ukaba uhurirana n'umunsi twizihizaho abahowe Imana mu Rwanda. Insanganyamatsiko y'uyu munsi w'abarayiki iragira iti: Imana yo soko y'amizero, nibuzuzemo ihirwe ryose n'amahoro mu kwemera. Turizihiza uyu munsi w'abarayiki mu gihe Kiliziya iri mu rugendo rwa yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 ivanjiri ya Yesu Kristu imaze igeze mu Rwanda. Urwo rugendo rwa yubile twarutangiye mu gihe Kiliziya y'isi yose ikiri no muri sinode izaduha umurongo wo gukorera hamwe no gukora tutabusanya buri wese mu muhamagaro we. Imana niyo dukesha amizero, ihirwe yewe nayo dukesha ubutwari bwo kuba abahamya ba Yesu Kristu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo abasore bo mu gihugu duturanye bari bamaze igihe gitoya bamenye ivanjiri, bagize ubutwari bwo kwemera kumena amaraso yabo aho kwihakana ukwemera kwabo ngo bakore ibyo ubuyobozi bw'abasaba gukora, kandi byari bitandukanye n'amategeko y'Imana. Roho Mutagatifu wabahaye ubwo butwari, natwe ari kumwe natwe, tujye tumwiyambaza kugira ngo tugire natwe ubutwari bwo guhangana n'urugamba rwo gutsinda byari by'umubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tube koko
Imana kubera ububasha nyagasani Yesu Kristo yazukanye. Ukwemera ni impano ihabwa uwemera wese. Uwahawe ukwemera agomba kujyana n'imigenzereze ishaje n'ubujyanari ubwo aribwo bwose, maze akakira Yesu Kristo. Uwakiriye ukwemera wese arangwa no guhinduka kandi akamamaza Kristo igihe n'imburagihe. Yubile bitegura guhimbaza igihe cyo gusubiza amaso inyuma, tukisuzuma tukareba niba koko twarakiriye iyo mpano yo kwemera twagezweho n'Imana yatwohereje abapadiri bera. Yubile kandi n'igihe cyo gufata imigambi ihamye. Abanyarwanda bamaze kugezwaho inkuru nziza, ibibazo yaje, benshi muri bo bahise bakira kandi bishimye, maze bagerageza no kwishyira mu bikorwa. Abanyarwanda bakiriye kwemera maze bemera imbuto nyinshi kandi zishimishije. Abamisiyoneri bateye akabuto kasi n'akasi gato, ubu kabaye inganzamarumbo. Ukwemera ko kwatumye Abanyarwanda benshi biyegurira Imana vuba. Bamwe baba abapadiri, abandi baba ababikira n'abafurere. Amakoraniro anyuranye y'abakristo basengera hamwe yavutse ari menshi. Abandi bagaragaza ibikorwa by'urukundo ubwo bibumbiraga mu miryango ya Gisiyo Gatolika, yaba iy'abakuru cyangwa iy'urubyiruko. Ubutumwa bwa Leta bwateye imbere, maze haboneka benshi bitangira kwigisha agatikisimu, gufasha abakene no gukora ibindi bikorwa by'urukundo. Bakristo bavandimwe, n'urugendo turimo rwa sinode ndetse na yubile y'impurirane, turasabwa kumva neza icyo Kiliziya idushakaho. Kiliziya iradusaba kugendera hamwe, dufatanya umwana kandi duhugurana mu mikorere n'imigenzereze myiza ituma tuba bamwe tubumwe muri Yesu Kristo. Yubile y'impurirane turimo izatubere umwanya wo gusubiza amaso inyuma, turebe ibikorwa byiza twakoze, maze tuzakomeze kwiyubakiraho kugira ngo tuzagere ku birenzeho. Turakomeza kwishimira ubufatanye buranga mwebwe abalayiki n'abasaserdoti mu bikorwa by'ikenurabushyo n'iby'iterambere rirambye mukomeje kugaragaza muri Kiliziya. Ntimuzatezuke kuko Nyagasani atajya atezuka ku isezerano yatugiriye. Abalayiki turabibutsa ko mufite umwanya udasimburwa muri Kiliziya, twamusabwa rero kuba abahamya n'imvugo no mu ngiro ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Turashimira abakristo bakomeje kubigaragaza, baba hafi y'abasaserdoti babo, hafi ya paruwasi zabo, bakazifasha mu buryo butandukanye. Umwepiskopi asoza urwandiko rwe adusabira kugira ngo Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho akomeze adusakaze imigisha. Twibuke ko iyo Bikira Mariya yatangaga umugisha hano i Kibeho, yasabaga ibonekerwa agiye guha kwitegura kubakira, avuga isengesho ryo gukiza ibyaha, yarangiza agakora ikimenyetso cy'umusaraba, yakira umugisha umubyeyi Bikira Mariya amuhaye, nawe akora ikimenyetso cy'umusaraba. Natwe igihe cyose tuje gusengera hano i Kibeho cyangwa se iwacu mu rugo, tujye twibuka ko umubyeyi Bikira Mariya n'ubu ari hafi yacu, kandi ko yabigiriye ababonekerwa, natwe ahora yiteguye kudusakazaho umugisha we. No kuri iki cyumweru aho dukomereze tumenye ko umugisha unyura buri gihe ububasha bw'umusaraba Yesu Kristo yaducunguje, bityo natwe turusheho kuha agaciro n'uburemere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukomeze igitambo cy'Ukaristiya twamamaza kwemera kwacu. Ndemera Imana rimwe Amen.
tukaba twigenera by'umwihariko igikorwa cyo gushaka ubutaka bwiyongera ku busanzwe kugira ngo ingoro ya Bikira Mariya ibone aho yagurira ibikorwa byayo. Mbaye bashimiye imitima myiza ikorana. Murakoze.
kuri alitari yawe ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane nawe. Yesu
Damiyani Laurenti Nzogoni Yohani na Paulo Osman na Damiyani n'abandi batagatifu bawe bose gira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze maze ujye udutabara kandi uturengera muri byose. Umunezero nyagasani twebwe abakarwara n'umuryango wawe wose turagusaba mu byakirano ubwuzu maze ibihe turimo bisakazemo amahoro yawe uturinde umuvugo w'iteka kandi wemere ko tubarirwa mu rugaga rw'intore zawe. Turagusabye Mana y'ishema ibyo ryarobanuwe mu yandi yose urihe umugisha uryakire urishime uritagatifuze rikunogere maze rigushake tubere umubiri n'amaraso umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo arayahindukiye yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu yubura amaso areba hejuru akurangamiye uw'Imana se ushobora byose agushimira awubwiraho amagambo y'umugisha arawumanyura ukawuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese iki ngiki kuko umubiri wanjye ugiye kubatangirirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya inkungu itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu nanone agushimira yibwiraho amagambo y'umugisha ukayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi nibyo mubikora n'urwibutso rwanjye. Turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose wemere ko igitambo
hamwe n'abandi bose bakurikiye Kristo, turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'ubuhungiro, urumuri n'amahoro. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. natwe kandi abayoboke bawe b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje, uragiye kuzabana n'intumwa zawe ntagatifu n'abo bagupfiriye Yohani, Sitefano, Matiyasi, Barinaba, Inesi, na Selini, Petero, Felisiti, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia, na Karoli Manga na bagenzi be Kanone n'abandi batagatifu bawe bose, turakwinginze uzadushyire hamwe nabo utitaye ku gaciro k'ibyo twakoze no gukurikije impuhwe usanzwe kutugirira. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, ari nawe nyine uremeshe iteka ibi byiza byose nyagasani ukabitagatifuza, ukabibeshaho ukabimugisha maze ukabitugabira. Amen.
turabwirwa twebwe abatumiwe ku meza ya nyagasani intama w'imana ukiza ibyaha by'abantu. Ntiwemerewe ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuge ijambo rimwe mbone gukira.
imbaga nyinshi z'abakristu zakoraniye ku isi yose bihimbaza umunsi w'Imana. Ijambo w'Imana wigize umuntu maze ndetse agahinduka ifunguro n'inshuti tubana. Turabikesha yego Bikira Mariya yagize ati ni umuja wa Nyagasani maze akamutubyarira akamuduha, ndetse hari ikirego aba yarakabonekeye akadutuma abakobwa batatu aduhwiturira kumugarukira jambo. Dushimire uwo mubyeyi kiyobowe na Musenyeri Kizito bahuje imihigo. Tumushimire. Baravuga ngo ntibabone, mwabonye ukuntu baturebera bakadusomera, ndetse aho twebwe tunajijinganya ko hari uwigeze ajijinganya. Iyo asinga bikomeye ashimira Imana yawe. Uzirinde guhuma imitima. Urumva? Guhuma umutima burya akenshi ni ubushake bwawe. Uwahumye umutima rero akora n'amarozi. Niyo mpamvu tumurikirwa n'ijambo ry'Imana ngo riwukeshe riwugaburire aho uciye hose bugurisha. Twishimiye kandi n'ubutumwa wahawe kuri uyu munsi duhimbazaho Karoli Rwanga na bagenzi be bahuwe Imana, ariko amaraso yabo yamenwe akaba yarize imbuto nyinshi z'abakristu kugira ngo n'abandi hirya no hino ku isi yose. Ubwo butumwa nyabuneka bubumvishe neza ko umwanya wanyu ari ndasimburwa nk'uko Musenyeri Papiyasi yabitwandikiye mu rwandiko rwe twasomewe kandi hashize. Kandi turabikesha ukwemera, kandi ukwemera kugira kugaragaza ibikorwa bifatika by'urukundo. Menye neza ko uko tubayeho gikristu byivugira kuruta ibyo tuvugisha mu yacu. Birivugira ntugatinye rero guhagarara neza mu muhamagaro. Dufite gishyigikira, dufite uyu mubyeyi utwiturira kugarukira ivanjiri no kuyikurikiza, dufite n'abatagatifu twizihiza bakuru bacu batubera urugero kandi bakatwumvisha ko binashoboka gutunga inzira yo gutagatifu dutaha mu ijuru. Uyu munsi turizihiza abatagatifu Efuremu, Diana, Feliciyani na Primi. Ejo kuwa mbere Jeturi na Maurini, kuwa kabiri Barinaba, Alexi na Yolanda, kuwa gatatu batagatifu Viti, Yohani Fakundu
ku wa kane batagatifu Antoni wa Padua, ku wa gatanu batagatifu Rufini Elise, ku wa gatandatu batagatifu Bernardo wa Mato, Germana wa Pigraki na Modeste. Icyumweru gitaha Yohani Francisco Regisi, Aureliani na Rutgard. Hari itangazo ryatanzwe n'akarere itangazo ryatanzwe na Nadi Company Limited. Nadi Company Limited iramenyesha abantu bose bifuza kwihangira imirimo no kwiteza imbere kuri ko iri kwigisha imyuga yigwa mu gihe gito ibyara inyungu vuba kandi igasaba igishoro gito, harimo gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, gukora amarangi, gukora imigina y'ibihumyo, gukora shampoo, gukora isabune muri toilette n'ibindi byinshi. Izabigisha kandi no gukora imishinga yabyo kugira ngo babyaze umusaruro ibyo bize. Kwiyandikisha bikorwa ku munsi w'amahugurwa ku wa kane tariki ya 13 z'ukwa gatandatu guhera saa 3 kugeza saa 6 z'amanywa. Ayo mahugurwa azabera kuri sale y'umurenge wa Kibigo hano hepfo. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri telefoni inomero zikurikira, ndabishyira ku kibaho maze abaza kugira bahamagare 0780754335. Hari n'izindi mumaze kuzireba. Bikorewe Nyaruguru kuri tariki ya 6 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Itangazo rishyizweho umukono na DM yagurije Gasiya. Tugiye gusoza igitambo cy'Ukaristiya twatangiye mu byishimo n'indirimbo, tunagisoze mu byishimo n'indirimbo, ariko dutahane kwigisha umubyeyi Bikira Mariya twifuje igihe agira ati bana nimuzane amazi, akayavumisha ati muvomere indabo. Izo ndabo ni bande? Ni bande? Urashaka kuba ururabo rwumagaye se? Rwumagaye? Niba rero udashaka kuba ururabo rwumagaye, ahubwo ukaba ururabo rwiza ruhumurira bose na bose, wakire umugisha kandi usangize n'abandi. Umugisha urahabwa ndetse n'ibikoresho by'ubuyoboke bwacu, noneho tukabona umugisha. Duhaguruke tuvuge inama. Marayika washoje ubutumwa kuri Mariya, ndakuramutsa Mariya wujuje guhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wawe arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragisha abanyabyaha n'ubundi tuzapfira. Dore ni umuja wa Nyagasani.
mutagatifu w'Imana bakidusabira. Dusabe.
baturemo wowe mutagatifu bari gukoresha ububasha bwe maze ibyo muvuga n'ibyo mukora byose Yesu Imana Data Kristo bwa Yesu Kristo